ibi bibembe byaradutse, ibi bibembe byaduka mu rusengero, ibibembe byaduka mu madini, ibibembe byinjira mu macaci, ibibembe byinjira mu makiriziya, ibibembe biragenda birinjira kubera ko byinjijwe n'abantu bari bakomeye, hanyuma babiha intebe biriyicarira. Nta bundi buhanuzi bumbamo, ni ubuhanuzi bwo kubwira abantu ngo nimukire, nimugaruke ku Mana. Kuko ndamutse mbabwiye ngo icyubahiro kiraje, birashoboka ko icyubahiro cyaza. Ndamutse mbabwiye ngo amafaranga yaje, birashoboka ko amafaranga yaza. Ndamutse mbabwiye ngo ubutunzi buraje, birashoboka ko ubutunzi bwaza. Ndamutse mbabwiye ngo ubukire buraje, birashoboka ko bwaza. Ariko ibi ngibi Namani yari abifite, kandi yari afite n'ikibembe. Nabanza nkababwira ngo nimwikize, hanyuma ibyo ngibyo nibiza bizasange mukeya. Imana bazi ngo uyu umuntu ari hano ngo barimo kugira ngo arebe ngo ko yakwihigira ibintu ngo by'ibirayi, ngo yishakishirize ngo imibereho, ngo arebe yuko ngo bwacya kabiri. Aha ngaha hatangwa amafaranga, ntago ari ukuvuga ngo twaje kureba ko bucya kabiri. Turimo turababwira ngo nimwihane, tudashingiye ngo dusengera aha n'aha, tudashingiye ngo twebwe ngo turi ibi n'ibi. Icyo uri cyo cyose kora ibyo Imana ishaka. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Tubanje gushima Imana iha umugisha abantu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubagirira neza, Imana ibashyigikire. Nubundi tugarutse kuri ya channel yacu tujya tuvugiraho, tujya tuganiriraho, tujya tumviraho ijambo ry'Imana, twumviraho ubutumwa. Ya channel mumaze kumenyera, channel yitwa Ntutebe TV. Ni channel ibagezaho ijambo ry'Imana, ni channel ibagezaho ubuhamya, ni channel mwumvi by'Imana, kandi ni channel ibasaba kugira ngo mugaruke ku isoko. Aho waba waraguye, aho waracitse intege, wongere ugaruke ku Mana, Imana ikugirire neza. Tugiye gutangira dusenga. Amazina yanjye nitwa Muhire Didier, ni bisanzwe muranzi mumaze kumenya. Hanyuma dukomeze tuganire ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi, Imana y'icyubahiro, Imana y'igitinyiro, Imana ikomeye, Imana ituyahirengera heraho mu ijuru. Turagushimye kandi turaguhimbaje, tuguciriye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru kuko uri umwami, kandi mwami Imana nyiringabo turakubashye. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rihembure imitima ya benshi, kandi ijambo ryawe rigira abo ryubaka, kugira neza kwawe gukomeze kugaragara, ubutware bwawe bukomeze kuba ku bantu bawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turaganira ijambo ry'Imana dusanga hano mu Bami ba kabiri, igice cyaho ni icya 5. Turahera ku murongo waho wa mbere dukomeze. Reka dusome. Mutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Namani umugaba w'Isiriya umubembe. Murongo wa mbere aravuga ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abisiraheli kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Kabiri haravuze ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga batabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli, banyagayo umukobwa muto aba umuja wa Mukanamani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati
icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isiraheli yavuze. 5. Nuko umwami w'Abasiriya abyumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abisiraheli urwandiko. Namani aherako aragenda, ajyana italanto z'ifeza 10 n'ibice by'izahabu 600 n'imyambaro yo gukuranwamo 10. Nuko ashyira umwami w'Abisiraheli. Urwo rwandiko rwari rwanditswemo ngo, nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe. Umwami w'Abisiraheli amaze gusoma urwo rwandiko ashishimura imyenda ye, aravuga ati ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni njye Mana yica kandi ikabeshaho? Nuko nimubitekerezeho ndabinginze, mumenye ko ari ukunyendereza. Nuko Elisa umuntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisiraheli yashishimuye imyambaro ye, amutumaho ati niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureke ansange, aramenya ko muri Isiraheli hari umuhanuzi. Imana ishimwe. Dusomye amagambo menshi kandi dusomye amagambo akomeye. Umugabo wari ufite igitinyiro, umugabo wari ufite icyubahiro, umugabo wari ufite imbaraga, umugabo wavugaga bikumvikana, umugabo wari uzwi n'ubutegetsi bwariho bw'abami icyo gihe, umugabo wari intwari. Bibiliya yatubwiye ngo uyu nguyu iyo yajyaga gutabara cyangwa se aremye agiye gutera igihugu, ngo niwe Uwiteka yaheshaga kunesha. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugabo nubwo yari ameze gutyo yari umubembe. Ibi nabyo bifite icyo bishatse kuvuga. Yari afite imbaraga, yari afite ubushobozi, yari afite igitinyiro, yari afite icyubahiro, mbese yari umugabo wihagije muri byose, ariko yari afite ikibembe. Iyo turi hano ku isi, turi muri ubu buzima bwacu busanzwe, tubona abantu bujuje ibyangombwa byose bikurikira. Tubona abantu bihagije muri byose. N'uyu mugabo yari yihagije. Ndetse Bibiliya yatubwiye yuko ngo Imana yari yaramuhaye umugisha, cyangwa se yari yaramuhaye imbaraga zo kuba yatabara ariko akanesha. Ariko iki kibembe yari afite, cyangwa se ibi bibembe yari arwaye, ntago yashoboraga kubyikiza. Aha niho Imana itandukanira n'abantu. Aha niho Imana igaragariza gukomera kwayo. Aha niho Imana igaragariza icyubahiro cyayo. Aha niho Imana igaragariza igitinyiro cyayo. Aha niho Imana igaragariza yuko nta muntu uri hejuru yayo ufite imbaraga cyangwa se ufite ubutware. Kuko usanga umuntu afite ibintu byose bishoboka, ariko ugasanga afite ikintu atashobora gukora. Iki kintu rero uyu muntu aba atashobora gukora nubwo afite byose, iki gishoborwa n'Imana yonyine. Uyu mugabo ngo yari umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya. Ahantu henshi yateye yaranesheje. Ahantu henshi yatabaye yatabarukanye insinzi. Yanyaze abantu benshi. Yarwanye intambara nyinshi.
ariko intambara yo kurwana n'ibibembe ngo bikire yaramunaniye. Ibi biravuze ngo Imana yonyine niyo ifite ubushobozi cyangwa se niyo ifite ububasha bwo kuba yakiza umuntu ikintu yananiwe cyangwa se ikintu abantu bananiwe kuba bakwikiza. Nubwo yatabaraga ababaye, nubwo yagendaga akanesha yaneshaga ababaye, nubwo yanyagaga ababaye, nubwo yicaraga imbere y'umwami yicaraga imbere y'umwami ababaye, nubwo abantu bamutinyaga ariko bamutinyaga ababaye, nubwo abantu bamubonaga bagakuka umutima ariko nawe yari ababaye. Uzasanga hari umuntu uhagarara mu bantu avuge ngo jyewe ndakomeye, avuge ngo genda hambaye, avuge ngo nta kintu na kimwe cyananira, avuge ngo imbaraga mfite zirampagije, avuge ngo ubutunzi mfite burampagije, avuge ngo ubushobozi mfite burampagije, ariko ntago umuntu ashobora ibintu byose. Hari ibintu abantu byarabananiye bishoborwa n'Imana yonyine. Uyu mugabo yari yaragiye mu gihugu cy'Abisiraheli, agenda atabaye cyangwa se agenda ateye, hanyuma ngo arabarwanya arabanesha. Amaze kubanesha ngo anyagayo umukobwa mutoya, aramuzana. Amaze kumuzana amushyiriwe mu rugo. Uyu mukobwa umukozi wo mu rugo, umukobwa araza akazajya yoza amasahane, araza akazajya kubura, agategura ibyo kurya bya shebuja, agategura ibyo kurya bya nyirabuja, mbese ibintu byose byo mu rugo akabikora, ariko akicara agasenga Imana y'iwabo muri Isiraheli. Akicara akambaza Imana y'iwabo muri Isiraheli, akavuga ati nubwo ni umunyagano, nubwo nanyazwe ndahangaha, ariko nzi ko iwacu hari Imana ifite imbaraga n'ubutware. Iyi Mana akayisenga, iyi Mana akayinginga, iyi Mana akaba hafi yayo. Ndetse uyu mugabo kuko yari afite umukozi wiwe mu rugo usenga, hanyuma agakomeza kumva ibintu bigenda neza, agakomeza gutabara akanesha, agakomeza kugenda n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko umukozi agakomeza gusenga Imana. Hanyuma muri kwa guhishura kw'Imana iza kumwereka yuko uyu shebuja afite ikibazo cy'ibibembe. Amaze kubona shebuja afite ibibembe, aravuga ati uyu mugabo nubwo afite igitinyiro, nubwo yateye ibihugu byinshi akabinesha, ariko ndabona ibi byo byaramunaniye, ndabona ibi ngibi atabishobora. Ngo hanyuma muri cya gihe cyo kwegerana na nyirabuja cyangwa kuganira na nyirabuja, ngo aganira na nyirabuja aramubwira ati ariko nabonye databuja afite ibibembe. Buriya kandi wacu mu gihugu cyacu cy'Isiraheli wacu Isiriya, nyamara hari umuhanuzi wamukiza biriya bibembe. Hanyuma uyu mugore abibwira umugabo, aramubwira ati wa mukozi wacu yatubwiye ngo iwabo ngo hari umuntu wagukiza ibibembe. Ababosi benshi bakunda gusuzugura abakozi bakoresha, ariko uyu we ntago yigeze amusuzugura. Bigaragare ngo ikibazo yari afite cyari kimaze kuba ikibazo kimuremereye cyane kandi kimukomereye. Kuko we yaravugaga ati aho byansaba kugera hariho hose najyayo, ariko nkareba ko iyi ndwara yakira. Nawe aragenda abibwira shebuja, umwami w'Isiriya. Umwami w'Isiriya aramubwira ati niba ari ibyo ngibyo nta kibazo, ndaguha urupapuro, ndaguha imyambaro yo gukuranwa, ndaguha amafeza, ndaguha ibice by'izahabu, ugenda umuture umubwira gukiza ibibembe, nurangiza witahire. Arangije aragenda amuha ibyangombwa, arangije amuha n'urwandiko, aragenda agezeyo, agisoma urwandiko umwami agira ubwoba, aravuga ati ubushize baranteye baranyaga, none baragarutse, kandi ibi ni ibintu bigaragaza ko bari kunyiyenzaho. Nta kindi kiri kugaragaza ni iki, bivuze ko bari kunyiyenzaho. Ngo arangije ashishimura imyambaro ye, ariko ngo Elisa yumva ko umwami w'Abisiraheli yashishimuye imyambaro, ngo arangije amutumaho aramubwira ngo ni iki cyatumye ushishimura imyambaro yawe.
aramubwira ngo munyoherereze aze nagera ahondi aramenya ko muri Isiraheli hari umuhanuzi. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Wakwibaza impamvu turi kuvuga kuri aya magambo, wakwibaza impamvu turi kuvuga kuri iki cyigisho, wakwibaza impamvu ahari Imana yashatse ko iki cyigisho aricyo tuganiraho. Ni ukubera ko hari ibindi bibembe byadutse uyu munsi wa none bimeze nka bya bindi byari kwa Namani. Ibi bibembe byaradutse, ibi bibembe byaduka mu rusengero, ibibembe byaduka mu madini, ibibembe byinjira mu macaci, ibibembe byinjira mu makiriziya, ibibembe biragenda birinjira kubera ko byinjijwe n'abantu bari bakomeye, hanyuma babiha intebe biriyicarira. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo Elisa arangije aramubwira ngo mureka nsange ari bumenye yuko muri Isiraheli hari umuhanuzi. Kubera ko Imana yireba ikibembe ikavuga ngo iki kibembe gishobora gukira, ariko ikibembe gikira iyo nyiracyo yabigizemo uruhare. Ngo hanyuma uyu mugabo aragenda. Twari turi kwivugira impamvu iki kibembe cyongeye kikaba kigarutse none, kuko hashize igihe kirekire ibi bintu bibaye, hashize igihe kirekire byarabaye, hashize igihe kirekire byaranditswe, ariko Imana ishatse kugira ngo twongere tubiganireho nanone uyu munsi wa none. Kubera ko Imana impamvu yangaga iki kibembe nuko umuntu ufite iki kibembe ababangamye, abangamira abantu akabangamira n'Imana. Nawe nuza kumva iki kiganiro, nuza kumva ubu butumwa, ukumva hari ahantu nawe umeze nk'ufite ikibembe, uvuga utahari, uwakongera nkiyinira nkisuzuma, ahari nkongera nanone nkasenga, ahari nkinginga Imana yankuraho iki kibembe. Dukunda kuganira ibiganiro byinshi, dukunda kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko narababwiye ngo ngewe nta bundi butumwa ngira, nta bundi butumwa bumbamo, nta bundi buhanuzi bumbamo. Ni ubuhanuzi bwo kubwira abantu ngo nimukire, nimugaruke ku Mana. Kuko ndamutse mbabwiye ngo icyubahiro kiraje, birashoboka ko icyubahiro cyaza. Ndamutse mbabwiye ngo amafaranga yaje, birashoboka ko amafaranga yaza. Ndamutse mbabwiye ngo ubutunzi buraje, birashoboka ko ubutunzi bwaza. Ndamutse mbabwiye ngo ubukire buraje, birashoboka ko bwaza. Ariko ibi ngibi Namani yari abifite kandi yari afite n'ikibembe. Nabanza nkababwira ngo nimwikize, hanyuma ibyo ngibyo nibiza bizasange mukeye. Imana ibagirire neza, Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugabo yari afite icyubahiro, uyu mugabo yari afite amaboko, uyu mugabo yari afite amafaranga, uyu mugabo nta kintu na kimwe yari abuze, ariko Bibiliya iravuga ngo ariko nanone kandi ngo yari afite ikibembe. Bivuze ngo ufite ubukire, ufite amafaranga, ufite icyubahiro, ariko ufite n'ikibembe, nta kintu ibyo bimaze, kuko nawe yarahangayitse. Turagira ngo tubwire abantu babanze bakureho ibintu bibahangayikisha, babanze bakureho ibintu bibatesha umutwe, hanyuma begere Imana, Imana ibagirire neza. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Rero cyaje gukomeza kigenda gikwira, kiraza noneho kinjira no mu nzu y'Imana. Ubundi cyaraziraga yuko mu nzu y'Imana hagera ibintu nk'ibi ngibi. Kera mu bitabo bya kera muri Bibiliya hari gahunda zagenderwagaho, bafataga abantu b'ababembe, ntago bageragaho abantu bari, babashyiraga hirya iyo ngiyi inyuma. Hanyuma no mu nsengero cyaraziraga ko ushobora kuba wajya guhimbaza Imana ufite ikibembe. Ariko uyu munsi wa none abantu barinjira mu rusengero bafite ibibembe. Uyu munsi wa none abantu baraza mu nsengero nta kintu bitayeho, baraza bagahimbaza Imana bayihimbazanye ikibembe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nituza gusenga, winginga Imana, uhendahenda Imana, utakambira Imana, ahari hari iki Imana yagukorera.
turi kuri izi mikoro turimo turababwira ijambo ry'Imana, turimo turababwira ngo ni mwihane, turimo turababwira ngo ni mugaruke, turimo turababwira ngo ni mugarukire Imana, turimo turababwira ngo ibintu murimo bidafite umumaro ni mubireke, turimo turabingingira Imana kugira ngo Imana ibagirire neza, mugire imitima mizima, mugire mutunga imitima y'ubwenge kandi imitima yubaha Imana. Waba uri umuyobozi w'igihande, waba uri umuvugabutumwa, waba uri pasiteri, waba uri umushumba, waba uri padiri se, waba uri shehe, ariko ntago byemewe kugendana ibibembe. Inginga Imana uyibwire ngo ndashaka kugira umubiri muzima, ndashaka gutunga umutima muzima, ndashaka kubaho ndi umuntu muzima udafite ikibazo, ubundi Imana izakugirira neza. Imana ishimwe. Hanyuma ngo uyu mugabo ageze kwa Elisa, ngo aragenda, hageze ngo ahagarara ku muryango, ngo Elisa ntiyirirwa asohoka mu nzu, ahubwo ngo amutumaho, ngo aramubwira ngo genda wiyuhagiye muri Yorodani inshuro 7, ngo nawe ngo uzabukize umubiri wawe, uzasubira nk'uko wari umeze. Hanyuma kubera cya cyubahiro yumvaga yajyanye, kubera za mbaraga yumvaga afite, kubera bwa butware yumvaga bumuriho, aravuga ngo narinzi yuko ngo ari busoke ngo akazajya kozaho intoki, ngo none ngo niba ari ibyo ngibyo, ngo niwacu hari amazi meza, ngo kandi ngo hari amazi menshi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana niyo ikiza, ntago icyubahiro cyagukiza, ntago ubushobozi ufite mu mufuka bwagukiza, ntago ubutware ufite bwagukiza, ntago amaboko ufite yagukiza, ahubwo wakizwa n'Imana yo mu ijuru. Wakizwa n'Imana ifite imbaraga, wakizwa n'Imana ifite ubutware, wakizwa n'Imana ivuga bikaba, wakizwa n'Imana itegeka bigakomera, wakizwa n'Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Ntago wakizwa n'icyubahiro cy'uko uri pasiteri, ntago wakizwa n'icyubahiro cy'uko uri umuvugabutumwa, ntago wakizwa n'icyubahiro cy'uko uri shehe ngo wumve urihagije abantu bose barakwemera, ntago wakizwa n'icyubahiro cy'uko uri padiri. Kuko jewe ndabwira umuntu wari we wese, hari abantu bazi ngo uyu umuntu ari hano ngo bari mu kugira ngo arebe ngo ko yakwihigira ibintu ngo by'ibirayi, ngo yishakishirize ngo imibereho, ngo arebe yuko ngo bwacya kabiri. Aha ngaha hatangwa amafaranga, ntago ari ukuvuga ngo twaje kurira ko bucya kabiri. Turimo turababwira ngo ni mwihane, tudashingiye ngo dusengera aha n'aha, tudashingiye ngo twebwe ngo turi ibi n'ibi. Icyo uri cyo cyose kora ibyo Imana ishaka. Imana ishimwe. Hanyuma nituza gusenga, wongere wiyinire wisuzume, Imana yacu ikugirire neza. Kandi Imana yacu yumva gusenga, yumva kwinginga kw'abantu, yagukiza ubu burwayi, yagukiza iki kibembe, yagukiza byinshi. Dukurikire wumve ibiganiro byacu, udukurikire wumve ubutumwa tuguha. Ibi ngibi ni ibintu byazanywe n'Imana, ntago nabitekereje ku giti cyanjye, ibi ni Imana yabizanye. Nubyumva Imana izakugirira neza. Tugiye gusenga Imana. Iyi channel yitwa Ntutebe TV. Ntusubire inyuma, ntuteshuke, ntuhindukire, urebe imbere, urebe ku Mana. Imana ishobora gukora ibirenze ibyo utekereza ko yakora, kandi Imana yakugirira neza. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nimero za telefone ushobora kugira icyifuzo, kuko hajya habaho gusenga indwara zigakira, tujya dusenga ibyananiranye bikavaho, tujya dusenga indwara zikavaho, tujya dusenga ibigeragezo bigakurwaho, tujya dusenga intambara zikavaho, tujya dusenga Imana ikahindura amateka, tujya dusenga Imana igakora ibintu natwe tutatekerezaga ko yakora. 0788 20
85 018. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tuguciriye bugufi ngo ushyirwe hejuru kuko uri Imana ikomeye. Twari turimo tubwira abantu ijambo ryawe, twari turimo tubabwira ngo nibakugarukeho, twari turimo tubabwira ngo bakugarukire, twari turimo tuvuga imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe. Humugisha abantu bawe, uha imbaraga abantu bawe, kugira neza kwawe kukomeze kugaragara, kandi imirindi yawe yumvikane ku bantu bawe, ukomeze gutanga umugisha nk'uko bikwiye. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen.